Mwaramutse neza, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndasuhuza umuntu bita Claudine Uwamariya, kubera ko twifashishije iyi message yahawe kuri email kugira ngo tubakorere kino kiganiro, ariko mwese amafufu n'amafaranga bibafubike. Icyo usabwa nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel y'abanyeshuri, kora subscribe. Nimba uhasanzwe kora like kuri iyi video rwose. Reka mbisubiremo bano banjye, munkorere like kabisa, kugira ngo tugendane neza. Nibiba ngombwa wandike na comment muri comment box, utubwire igitekerezo cyawe uko byumva bino bintu tubabwiye, cyangwa se usobanuze aho utasobanukiwe ku byo twavuze muri iyi video. Rero nkuko mubibona hano kuri screen, uwitwa Claudine Uwamariya yarasubijwe, asubizwa ubutumwa kuri mail muri Institut Catholique de Kabgayi. Tugiye kwifashisha buno ubutumwa bwe rero kugira ngo namwe mwese mwakoze application muri Institut Catholique de Kabgayi musobanukirwe uko bimeze. Hano batangira bavuga ngo we hope you are doing well. Turizera yuko umeze neza, ibyo uri gukora byose biri kugenda neza. Bagakomeza bavuga ngo we are happy to announce you that the income share agreement application is open to students who won't be able to afford 100% of Institut de Kabgayi Iseka education cost. Tunejejwe no kubamenyesha ko application ya income share agreement ni amasezerano ugirana na Chance International Rwanda yo kukurihira amafaranga yo kwiga muri kaminuza runaka, muri kaminuza bagenda batera inkunga hano mu Rwanda. So bakakubwira ko rero application ubu ngubu ifunguwe ku banyeshuri badashoboye kuzirihira amafaranga 100% yo kwiga muri Institut Catholique de Kabgayi. With this ISA, Chance finances you education and you pay later. Bari kukubwira ko hano muri income share agreement Chance iguhereza cyangwa se ikwishyurira amafaranga yose yo kwiga, noneho ukazishyura nyuma, kuko twe twarabibabwiye muri video yarangiye. For successful income share agreement submission, mu gihe usoje gukora application ya income share agreement, you are advised to read carefully this document that will help you to understand how to apply. Click here on your email. Baguhaye message ahangaha handitse click here. Uramutse uhakanze uhita ni link, kuba wakanda kuri click here byonyine, iyo ngiyo aba ari link. This document contains bakakomeza bakubwira ngo turakugira inama yo kuba wasoma neza ibikubiye muri iyi dokima, cyangwa se nanjye Theoneste ndakugira inama yo kuba wakumva neza ibikubiye muri iyi video. Wigarukira ahangaha kuko ntabwo birarangira, kugira ngo uze kumva neza uburyo wakwapplyinga cyangwa se uburyo twagufashamo kwapplyinga. Ahangaha bakomeza bakubwira ngo application details and required documents. You will find the information and document needed and how to get them. Nuramuka wumvisha video neza, biraza kugufasha kumenya document zisabwa na details zose zisabwa kugira ngo ube wasoza neza iyi application yawe. Anga bakomeza bakubwira ngo application fee payment guide. Each applicant is required to make non-refundable application fee of 10,000
Rwandan francs paid via bank account with the details attached in this document. Kuri izi document uri buze gusangamo hano ziraza kukwereka bank account uri wishyureho ayo mafaranga 10,000. Amafaranga 10,000 ni amafaranga adasubizwa. Ni amafaranga adasubizwa kubera ko nimba ugiye gutangira iyi application hari aho usabumitinga na usabumitinga borudero yuko ayo mafaranga wayishyuye. Gusa abantu baba bagize amahirwe yo kugera kuri step yo kuba baguhereza iyi message, uri umwe mu banyamahirwe bakoze iyi application bahawe iyi message. Rero iyi ngiyi ni step ibikuganisha kuba bagufata bakakwishyurira ariya mafaranga, ibintu bikagenda neza. Anga bakubwira ngo residence form, kubona form bita residence, click here to access it. What is this? Below is detailed. Anga bakubwira ko urakirika hano ukaza kubona residence form wuzuza. Turaza kugenda tubibafasha nimwumva mutari kubisobanukirwa neza, nacyo tubereye hano. Residence confirmation form. This form that confirm your current residence address. You are required to print out 3 copies, one for you, another one for your first guardian, and the last one of your second guardian. Get them sent by isibo, umudugudu and akagari leaders. Iyi residence form haraba hariho igice uri bwuzuzemo information zikwerekeyeho, noneho hakaba harimo n'ikindi gice cy'umuguardian wawe ndetse n'undi muguardian wa kabiri wawe. Ibi ngibi bigasinywaho n'isibo, ukuriye isibo ndetse n'umukuru w'umudugudu n'uw'akagari, bose bagomba gusinya kuri iyo form. To make our communication efficiently, kugira ngo tuzakomunikane namwe neza, we hire encouraged you to join WhatsApp link, being aware that we will be responding your concerns or clarification you may need effectively. Kugira ngo tuzabashe kuvugana nawe neza cyangwa gukontaktana nawe neza, twabakoreye group ya WhatsApp aho uyijoininga ukoresheje link wahawe muri message, n'ubundi gukanda kuri WhatsApp link uhita ujya muri iyo group. Bakakubwira ko we have also scheduled on info session which you will join through this webinar link happening on March 25, 2025 at 4:00 p.m. Here we will be responding to any of your queries related to the application process. Ngaha bakubwira kujoininga group yabo ya WhatsApp kugira ngo uzajye ugenda wakiramo amakuru agiye atandukanye. Icyo ugomba kumenya, note: in case of Chanson receives more application that available sports, Chanson will use a lottery system for a fair and unbiased selection of eligible applicants who have completed their ISA application and paid the fee by April 2nd, 2025 4:00 p.m. deadline. Bakubwira ko Chanson yatangiye kwakira application zanyu ku bantu bari gukora application yo muri Chanson International Rwanda. Ku banyeshuri n'ubundi bemerewe, abagomba kwikora n'abanyeshuri bahawe iyi message. Nakunze kumva hari abavugaga ko hari na message bahawe kuri telefone, ariko iyi yo kuri email nibayibone. Namwe murakomeza mutegereze, cyangwa se tuze kubahereza link y'iyi groupe mu joining
muze kubarizamo ibibazo byanyu, kubera ko hano barakwereka ko deadline ari ku itariki 2 z'ukwa 4 2025 saa 10 zuzuye. The selected applicants will then be notified in due time and invited to ISA workshop. Abanyeshuri bazaba bafashwe cyangwa babaye selected bazabimenyeshwa ku gihe, batumirwe mu biganiro bizaba hagati yabo na Chancellor. Ubwo ni Chancellor. Anga bakomeza banakubwira ngo Chancellor grant grants reimbursement to the applicants who will meet all requirements but miss ISA finance due to limit ISA sports. Angaha kubwira ko abanyeshuri bose bazahabwa inguzanyo. Abanyeshuri bahawe inguzanyo na Chancellor International Rwanda bagomba kuba bujuje ibyasabwe byose, bagomba kuba babyujuje. Gusa abazaba batabyujuje ntago bazigera barihirwa na Chancellor International Rwanda. Rero ni ibingibi nabagombaga kuba nababwira. Ubwo ngubwo turaza kubaha ibisabwa muri groupe tubafashe nk'uko twabatangira application zanyu, but any cost for time spending, habari ikiguzi runaka ku mwanya umuntu aba ari buze gutanga akora ibintu byabo. Amafufu n'amafaranga bafubike, nimugire umujinya kandi nimurakare. Bye.